n'imbyino bakayitera ngo bakavuga ngo batisita zikwita ngo yise Habyarimana ngo none abaye perezida ko yazaga inaha ngaha se bwaca mu gitondo akaja mu misahari ya kuri paruwase ya Rambura haba ku manywa akaja gusura inka ze mu ntuza mu bikuyu mu shamba wumve dore yanyuraga mwaka gahanda ko mu soko icyatujanaga hariya nukuja kureba indege ya kajugujugu ikibuga cyayo kiri hariya ubwo wageraga hadi hantu ukavuga uti nduwo muri Karago kwa Habyarimana bagufataga wumva gufita agaciro none buno rero ho habereye ibi bibazo none wabivuga ugiye no gucumbika ntibagucumbikira gutegura jenoside n'ubugome ndenga kamere ntawe byashimishije nese ko abaturage baratikaguritse abaturage basangiraga neza babanye neza ibyo bintu rero byo gutegura ubwicanyi byo ni ibintu birenze ubwenge bw'abantu birarenze ubwicanyi nta hantu umuntu yigeze bimushimira ngo yarakoze oya yakoze bibi uyu se ko yaje hano ni mu Gasiza umudugudu wa Gasiza umurenge wa Rambura akagari ka Nyundo akarere na Kanyabihu ahangaha rero abantu benshi bakaba hazi nko kwa Habyarimana kwa Habyarimana wari perezida w'iki gihugu yabaye perezida nawe uhari jewe se nje nari muzi atari yaba na perezida namumenye akiri ministre w'ingabo nari muzi rero dore byari se none ko namumenye kera namumenye ari ministre w'ingabo atari yaba perezida wa repubulika Habyarimana rero tugaruke ku mateka ye ubundi wowe umuzi yarateye gute yarameze ataraba perezida yari ministre w'ingabo rero ntabwo waba ministre w'ingabo urindi discipline oya ntabwo waba ministre w'ingabo urindi discipline iwabo se kuko byanyabyo ni hano ariko se ntabwo ari ngahari ariko kure karaka itaje tubona ucishije kwiyi nzu y'amabati gari kweruka cyane naho gucyo naho ngumwe guturana rero na perezida cyangwa se n'ababyeyi ba perezida mwebwe nk'abatuye hano ibyo bintu ngo twarabyumvaga none se twarabibonaga no kubibona none se ntaho twari tuhatuye ariko ngo hari n'akaririmbo ngo mwajyaga mumuririmbira ako karirimbo numvise cyangwa waba babicamo umugani hari indirimbo ngo mwaririmbaga ngo ya Karago ngo muvuga ko mufite perezida oya ntabwo iyo ndirimbo ntabwo nyizi ya Karago ngo dufite perezida ngo Karago ngo yabyaye perezida ibyo se byanaravugwaga mu magambo n'imbyino bakayitera ngo bakavuga ngo batisita zikwita ngo yise Habyarimana ngo none abaye perezida kuko ise yari yitwa batisita rero karimbo mwarakacinya ako ngako mbese watunyiramo gato yuko karirimba reka ubu se ko byarangiye naririmba ibe amateka nyine n'amateka ariko ntabwo nta nayisubiramo irimo amagambo mabisi oya ntabwo ari mabi ariko ntabwo kuko ubu se ngaho nyumvira wagira ngo bacometse none se hari abantu bavuga bati Habyarimana yari umugome cyane kandi koko bivuga ko ngo ari bo wateguye jenoside igashyirwa mu bikorwa wenda amaze kuyitwa ariko niwe wayiteguye mwebwe nk'abantu nyine mwumvise nyuma yo kwishimira ko mwari mufite perezida ariko nyuma yaho mukaza kumva ko perezida uvuka ahangaha yateguye jenoside ibyo bintu mwabifashe gute oya gutegura jenoside n'ubugome ndenga kamere ntawe byashimishije nese ko abaturage baratikaguritse abaturage basangiraga neza babanye neza ibyo bintu rero byo gutegura ubwicanyi byo ni ibintu birenze ubwenge bw'abantu birarenze ubwicanyi nta hantu umuntu yigeze bimushimira ngo yarakoze oya
yakoze bibi, ibyo ni bibi, niba ari we wabiteguye, ni yakoze icyaha ndengakamere. Nk'abantu rero nyine mutuye aha ngaha ntabwo mwumva icyo kintu cyo kuba umuntu wabaye perezida ndetse anavuka inaha byararangiye, ishema mwari mufite ko mwabyaye perezida rivuyemo kubyara umwicanyi? Nta gaciro wabiha, nta gaciro, kuko ibyo ni ibintu ubwo bikojeje n'isoni. Kubona se nk'umuntu yarize agategura ubwicanyi, koko niba ariko babivuga ariko bimeze, ntabwo byaba ari byo, ntabwo byaba ari umuco, ntabwo byaba ari umuco pe. Ese nk'iyo yazaga inaha byabaga bimeze gute? Ko yazaga inaha ngaha se bwacya mu gitondo akaja mu misahari ya kuri paruwase ya Rambura, haba ku manywa akaja gusura inka ze mu ntuza mu bikuyu mu shamba, wumve dore yanyuraga mwaka gahanda ko mu soko, aturutse bakazamuka akabirinduka niyo ngiyo mu shamba agiye gusura inka ze. Yaratambukaga ari no gusuhuza abantu, ikiganza akagikura mu modoka akagenda arasuhuza. Birangira nyine nigute mwiyumvishaga iyo mwabonaga yaje kubasura, mwabyakiraga gute nk'abaturage? Twabyakiraga gute se ko buri wese yakomeye, icyatujanaga hariya ni ukuja kureba indege ya kajugujugu. Naho se twabyakiraga gute? We ntabaza umuturage, ntubura agenda ngo uri kuja kumuyambira, ni ukurebesha amaso guca. Yazaga na kajugujugu? Na kajugujugu, ikibuga cyayo kiri hariya. Ubwo iyo kajugujugu yarazaga abantu bose bagahurura kuja kureba ko habaga se n'abasirikari hariya babajepe babaga baharinze. Niyo yabaga adahari? Oya, yabaga adahari bakundaga kuza ari uko araza. None rero nyuma yuko avuye ku kuba ministre, yaretse kuba ministre aba perezida, amaze gukora kudeta, amaze guhirika Kayibanda, Gergore Kayibanda. Mwarabimenye ko ari ko yamuhiritse? None ko ari we wahagiye, ko ari we wayoboye. Muravuga muti umuhungu wacu none habaye perezida. Umva nawe abaturage nawe urabyumva. Ati none habarajya he kumurozi yapfuye ko perezida avuye iwacu? None ubwo niyo wageraga ahandi hantu ukavuga uti nduwo muri Karago kwa Habyarimana, bagufataga wumva gufite agaciro. None buno rero ho habereye ibi bibazo, yemwe oya dusa n'abataye agaciro rwose. Gutinya no kuvuga ko ari uvuga. None wabivuga? Ntawe wavuga kuvuka kwa Habyarimana. Ntabwo bagucumbikira, ugiye no gucumbika ntibagucumbikira. Bakuzuza se kuvuka inaho? Hoya ariko rero none sinaha ko habaye intuza inkora amaraso zikaca abantu zikayambara ibishagari zikagenda ziziritse no ku mamodoka, byarakomeye. Nababirebeshaga amaso ntabwo byari byiza pe. Tuve rero amaze gukora kudeta, nyuma yaje kuba perezida, ndetse ukavuga uti niyo wageraga n'ahantu wumva gufite ishema ko uvuye ahantu perezida avuka n'abantu bakabikubahira. Ubwo pe nyuma ya jenoside ahangaha kwakira ko noneho perezida atakiri uw'inaha, mwabyakiriye gute cyangwa se byaraje? Uyu se ko yaje akunamura umuhoro, akunamura icumu, abantu bakomeje kwica abandi. Nyakubahwa nyakubahwa yaziye igihe yaraje icumu rirunamuka, umuhoro gurunamuka, abaturage tutera impundu. N'ubu ngubu kuba turiho naniwe abaturage ari kubagaburira, ari kubaha amafaranga abakecuru, bagahembwa za VUP, amakaye yahaye abaturage, yemwe naje ndi mubayihawe. Nawe ubufite? Nayifite. Kandi Habyarimana yapfuye atayiguhaye? Kandi koko yaranzi, nta hantu yaranze ariko. Nk'abakecuru nk'ababyeyi be nimwabaga muziranye? None naje nari umubyeyi we, igipangu cyo nabaga naje arimo gukora iki? Oya. Oya pe. None rero ubu ngubu ubijyanye
n'ubumwe n'ubudaheranwa cyangwa ubumwe n'ubwiyunge nk'uko mubivuga ahangaha bimeze gute? Ntabwo hakiburwa rwikeko rwo kuvuga ati n'ubundi uwacu yaragiye. Oya, ibyo ntaho bikirimo. Bya bintu byo kuvuga ngo iyo igihe kigeze umuntu aragenda. Igihe kigeze umuntu aragenda, ubu buno abaturage uretse ibyo bihazi, ubundi abaturage babanye neza kuko buno ni ndi umunyarwanda. Ntavangura ngo urikanga uyu muntu ngo n'uyu n'uyu ngo urikanga uyu n'uyu. Oya, ni ndi umunyarwanda. Gusa icyo gihe bwo mwagiraga mwikanganaga abantu kandi namwe muturuka nka perezida arikanganaga. Arega nta nubwo bari barigeze bagira umwe yishisha undi. Ibyo byaje icyo gihe muri jenoside, nta nubwo twari tuzi ngo umuntu ni iki n'iki, umuntu ni iki n'iki. Ibyo ntabwo byari biriho. Wabonaga umuntu ukabona ko ari umuntu nkawe. Ibyo bintu ukuntu byaje 94 hakaba jenoside yakorewe abatutsi, nicyo kintu cyateye akababaro mu Banyarwanda.